John nawe atubwira uko yitegura iki gitaramo and tuze kuri Alex Roberto. Nanjye ndishimiye kuba ngiye kwifatanya na ba Grand Frere. Ni ibintu byiza nyine kubera ko urabona muri generation yacu tuba tutaragira nyine amahirwe yo kuba twagaragara cyane, ariko nk'iyo usharinze public nyine njye nabyakiriye nk'ibintu nyine bigiye dushyira kuri standard kandi nabo barabizi, natwe twakuze dukunda music yabo, ntabwo ari ni ibintu yabwiye nyine byumva mu bato, so ndishimiye kuba ndi hano. Alex, icyo nshaka tubwira nta kintu ntabwo ari ukuvuga igitaramo wongeye kuvuga iki, ahubwo ndagira ngo utubwire nk'itangazamakuru igitaramo giteguye gute mu ncamake kugira ngo tuhite tujya no mu bibazo. Ubundi ngira ngo abo twabanye nubwo mbona bake cyane imbere yanjye n'urugendo rwa Urban Boys, Dream Boys Platini, ndibaza ko ntawe uri munsi y'imyaka 15 turi hamwe hano. So igitaramo rero ngira ngo umutekinisiye w'igitaramo hataza kuyiruza kumbaza ngo uri manager wa Platini, hano ndi umutekinisiye w'igitaramo kuko cya gitaramo ko kimeze 98% umuntu ashaka muze guca ka Kigali muri rebe Platini ariteguye. Yenza ko kuyiteguye yagiye kugira ngo abivuge, yaramaze gutegura ibintu bye byose ku murongo, aze twe turakurikira tugenda tubishyira mu buryo kugira ngo tutarukize kugenda neza. Hari ibintu byinshi ngira ngo muzavuga nyuma y'igitaramo, ariko n'igitaramo tugiteguye cy'ubwacyo kirateguye neza. So ibyo byose rero byabujijwe nuko ari mwebwe itangazamakuru, ubundi ni mwebwe mubwira bariya bakaza mutabivuze, ntabwo bazana baririmbira ariko n'umwe bayizaho. Nanjye mbashimire, hari haciye igihe ngira ngo hari nafata imikoro kuri mwese mwana gutya, nizere ko ibibazo biza kubaza koperative byinshi n'ibyo gutekereza ndasa kubisubiza. Murakoze.